ari ibiri kiravugana nanje ku giti cyanjye ntihaye ntuma kubwira abandi bantu gutamba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Uri kubyumva? Ni wowe ubwawe ukwiye kwitamba, ntago ari ukuja gutambira abandi. Kuratambira nde? Kuba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana bihuriye hehe no kuba uri gusavinga abantu? Fra uritamba gute? None tubwe duhe uburyo uza witamba. Singaha Bibiliya yavuze si uguhinduka rwose mugize imitima misha. None ndagira ngo uwumve kuko Bibiliya ni urwandiko. Sibyo? Barakubwiye ngo kuko impamvu nashaka kunasoma iriya version ya King James ivuga neza ikavuga ngo kubw'imbabazi mwagiriwe. Ibi bihagazeho 100%. Ni nko kuvuga ngo kubw'ikintu mwakorewe, kubw'imbabazi z'Imana mwagiriwe. Soma tuzicongereza soma King James. Mbona jewe singeneye ko tweditinga Bibiliya. Soma King James. Singeneye ko tweditinga Bibiliya, ngeneye ko tuvuga uko Bibiliya yavuze. Ese reka mbaze Frank ikibazo. Okay, nta kibazo. Reka nemere icyo muhamuvuga. Ngansobanurira rino jambo riharivuga ngo sibyo. Rino jambo riharivuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Siko iryo jambo bizima byera bishimwa n'Imana rimpurize sibyo, rimpurize n'ibintu uri kuvuga ko uko gutamba ico gitamba ari nk'uko wicaye gutyo wavuga ubutumwa bizima byera bishimwa n'Imana bihuriye he n'ibingi burimo gukora? Ndagira ngo rero nkwereke Bibiliya yavuze muri ico canditse kiravuga kubw'imbabazi z'Imana mwagiriwe. Mutange imibiri yanyu ibi bitambo, iyi mibiri yanyu imbaraga zanyu kuko ni imibiri flesh limit. Flesh naya maboko naya maraso. Uyu ni wo mubiri. Mutambe ubi gitambo ube sacrifice gikwiriye cyo gukorera Imana. Urimo nabyumva? Niho hahaga iyo ndi kuvuga ngo nkuko nguko ujya utanga umubiri wawe ukajya kuririmba kuko ujya uruha utanga. No wewe wabaye igitambo cy'abantu. Neza cyane. Ndi igikoresho. Igitambo cy'abantu. Ego. Bibiliya yavuze ngo siko. Okay, iri jambo turisoze gutya. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ego. Wewe wabaye igitambo cy'abantu. Ariko kuyikorera wowe uri igitambo cy'abantu. Neza cyane. Urakoze cyane. Ubwo uhabanye n'icyo Bibiliya yavuze. None uko si tuvuze n'icyo Bibiliya yavuze cyane. Indirimbo ivuga ngo umpindura icuma cyane. Imana umugisha mukobwa wanjye. Urimo nabyumva? Iyo tuvuga wa mugani nk'iyo ndirimbo ngo iyo uvuga ngo tuzamuye imibiri yacu nk'ibitambo. Siko izo ndirimbo tuje gutamba. Tuje gutamba ibitambo byishimwe, sibyo? Urwibutso ko izo ndirimbo tuzamuziririmba. Ico gihe ubuvuzi. Ko ndavuga icyo Bibiliya yavuze. Fra urimo uragorana. Mutambe ibitambo, mutange. Iyi ni distraction. Ibyo ni ukwigiza nkana Fra. Kuri njye wakanakavuga rwose. Mwebwe kubera iki mukeneye ko numva ibyo muvuga? Sico kibazo Fra. None kuki Bibiliya yavuze ngo ibyo bitambo byanyu bibe kuyikorera kwanyu. Bibe ibyo jambo kuyikorera kwanyu kubera kutawuryumva. Ntago bivuze ngo bibe kuyikorera kwanyu. Siko bisobanuye. Ariko ntibibe sivyo biba gukorera Imana. Ibyo bitambo ibyo bintu byo haruguru bavuze bibe gutamba ibyo bitambo bibe gutamba kwitamba niko kuyikorera gukwiriye. None ko turakora iki? Tutadukorera Imana. Oya we wavuze ngo witangiye wabitambiye abantu ntiwabitambiye Imana. Bibiliya yavuze ngo mubitambe ngo bwanyu kubwabene databose. Tegera. Iyo ni indirimbo kera ugiye mu ndirimbo. Umuntu wese azahimba bivanye nuko yatahuye yasobanukiwe. Iyi ni Bibiliya. Hari undi nawe waririmbye gutyo. Ntuzi ko hari undi waririmbye ngo ibitamba Imana yishimira ni imitima imenetse. None
uko umutima umenetse nibyo umutima umenetse n'uwo batambiye abandi cyangwa n'uwo wamenekeye Imana umutima umenetse n'uwamenekeye abandi cyangwa n'uwamenekeye Imana mana yanjye uziko iyo ndi kugukorera ndatangaje baza unyumve mbona umutima umenetse n'uwamenekeye abantu please baza unyumve none dukirizwa abantu wagiye kure sinagiye kure inshuti yanjye wagiye iby'agakiza kandi ko turavuga ibitambo bikorera Imana siko ko turavuga icyo yavuze iravuze ngo mutange give away your body your flesh kugira ngo ibe instrument ibi bikoresho byo gukorera Imana baza unyumve turangiza kino kintu mbana iki rero nutacumva muri ubwo buryo turaba turi kuguma gusakuriza n'abantu bari kudukurikirana kuko phrase y'iki cyane turavuze ngo mu bitange niko kuyikorera kwanyu gukwiriye sibyo mubanze ngo bitambe ndabitamba ngaho mbwira nswa tubitamba turabijana igorigota se tuhavuga ngo woze ubitambira abantu kubitamba nuko nafashe umubiri wanjye nkaba ndi kuharira Imana gusavinga ubwami bw'Imana nibyo ndi gukora nona erega igitambo ni sacrifice nyine numve ni sacrifice nicyo utanga kugira mbese witanze wowe ubwawe ese mbaze iri jambo narihimbye cyangwa riri muri Bibiliya muri Bibiliya riravuga uri kuryumva birasaba riravuga ngo mutange imibiri yanyu siko none igitambo tugende gahoro gahoro uyu mubiri kurakora iki tugende gahoro gahoro ku ijambo ryavuze tafazari mureke kwihuta sibyo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa niba mwumva ikinyarwanda ntanga umubiri wanjye uba igitambo kizima reka tubikure muri rusange kugira ngo tuzumve kimwe twese ntanga umubiri wanjye Frank tanga umubiri wawe tegera tanga umubiri wawe uba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana icyo nicyo kintu kibanza igitambo cyawe kibanze kibe kizima cyere gishimye n'Imana nikimara gushimwa n'Imana niko kuyikorera kwawe gukwiriye aho duhegere urugero buryo ujya witamba none turashize none ibyo bintu bihuriye no kuvuga ngo kubatambira abandi gukorera abantu dusubize ukuntu wewe witamba Fra ni guhinduka rwose uri kubyumva Pawulo yavuze iki yaravuze ngo nabambanwe na Kristo sinjye uriho ni Kristo muri nge icyo ni igitambo uri kubyumva ubu sinjye uriho ni Kristo muri nge uri kubyumva none Fra ubu nike ngasobanurira ukuntu iri jambo rivuga ngo ni ugukora kuba igitambo kizima cyera gishimwa bihuze no gukorera abandi imzu wanze gusoma reka njyewe ndagusomere ni James birahita bikorohera ndatangaye matakayo ngo ni ugutambira no tuzadukirizwa nane ngo ni ugutambira abandi erega mission dufite ni imwe France uziko mission dufite ari ugukorera abandi imwe yonyine gusa no gukorera abandi uzuja gukorera abandi wabanje kwita nawe ubwawe wabanje tuzi utanga wowe ntabwo wita no kwita none njyewe naratambiwe none niba utitamba uratamba nde njyewe narita donc naratambiwe none iri jambo riravuga iki rivuga kwemera umubiri wawe ukaba igikoresho mu bwami hanyuma kizima cyera gishimwa byo none iyo ndi kubitamba mba ngomba kubitamba nyine iyo uri gukora icyo Kristo ashaka oyaye icyo uvuze ndacyemeye mbona kwemera okay reka tucemere gutyo kizima kizima cyera gishimwa rigiye he iryo rirareba nde rirareba wa wundi wabwira cyari rakureba none impamvu ari ibyanjye
sibyo eh, impamvu kigomba kuba kizima impamvu kigomba kuba kizima urakizi eh, ni ukuba gifite the purpose iri well defined sibyo ushobora kera kwitamba itonde aha, ushobora kera kwitamba gutyo nkarara ijoro nk'uku sibyo ariko motive mhm, behind ari ukugira ngo abantu bose bari hano bambone mhm, ibyo ngibyo ico gihe ni ukuvuga ngo nitambye ariko ntabwo nshimwa n'Imana kuko nashatse gushimisha abantu urimo mhm, urabyumva ni ukuvuga ngo igitambo nubwo natambye umubiri nubwo nagirije saa kenda ariko mhm, kubera ko nshaka kwemeza abantu ni ukuvuga ngo ntabwo nabaye igitambo gishimwa murabyumva niho rero Bibiliya ivuga ngo nunagira icyo ukora ntugagikore kugira ngo abantu bagushima kuko nubikora gutyo ingororano yawe ni iyi murabyumva mhm, mhm. hanyuma okay man ko ndanga ko duharira cyane kubera ko n'ubu ntimurasobanukirwa icyo navuze nakubwiye ngo umva hano noneho umva hano muri King James bavuze ngo icyo kintu tukiveho reka tukiveho tureke turakivaho gushwana ko tutagikiriyarinze nico kibazo jewe impamvu mukeneye ngo numve ibyo muvuga kandi ntaho muri gushingira mubisobanura je ko ndashingira kuri Bibiliya yavuze ngo mutambe ibitambo bizima mutange imibiri yanyu ibe imibiri yanyu ni ukuvuga ngo ifate wowe ubwawe ntabwo umubiri wanjye ube igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana iryo jambo risobanurwa gute ku buryo ari ukuja gukorera abandi bantu nicyo kintu nshaka ko musobanurira je sindimo guharira bikure muri rusange byishireho ndakwinginze wewe Frank kubw'imbabazi z'Imana tanga umubiri wawe ube igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana iryo jambo murisobanurira abantu set apart urimo imbaraga zanjye zose uko guhinduka baba bavuga murongo wa kabiri ntekereza kamenya noneho iby'Imana ishaka ntibibe akiri ubushake bwanjye hari aho ukoresha ubushake bwawe noneho kubera iki noneho habaye wowe kuki abaye wowe kuri uyu murongo wa kabiri n'ubundi njyewe nakubwiye ngo nk'ubu ngubu ni njyewe uri kwitanga ni njyewe uri kwitanga mu gukorera Imana hari umuntu wanziritse kugira ngo ndare hano noneho rero ngomba no kugira n'imyumvire nico birivuga ngo noneho ngomba no guhinduka kamenya neza ko ibi ndi gukora n'umutima wanjye ukamenya neza ko n'iby'Imana ishaka kandi nibyo bitunganye kuruta uko nari kurara ba za cartoon kuruta uko nari kurara ndeba za YouTube ba Yagona ba Jihad donc kamenya noneho ko iby'Imana ishaka nyuma yo gukizwa ndasaba kuba ambasaderi wo kunga abantu n'Imana sibyo niyo mission dufite niyo mission dufite okay ngaye banza usoze reka ndeke gukomeza kuvuga mu ijambo okay reka nkubaze ese mbona wenda n'uyu muvandimwe wundi ntamenye utekereza ko byari bigoye Bibiliya gusobanurira ijambo kuko hari naho babisobanura ko yavuze umutima buretse sobanure hari naho babisobanura simwe muza murimba alarme ikavuga ngo nuko rero nimugende muvuga ubutumwa bwiza mutanga ubugingo bwanyu ku bwa bene data aho urahagarutse iyo tonde sico ngiye kuvuga iyo si Bibiliya ivuga gutyo Bibiliya ihagije ku buryo ifite ubusobanuro umuntu wese akwiriye gusobanukirwa budasobanuwe tutongeyemo n'irindi jambo na rimwe sibyo icyo nshaka no kukubwira niki icyo nshaka kukubwira niki sibyo witandukanya no magambo abiri cyangwa ngo uyasobanure uko ubyumva yasobanura uko Bibiliya bivuga nico kiri budufashe kigafasha n'abantu badukurikiye ahangaha Bibiliya yavugaga muri rusange ninde wabwiraga Abaroma ni Paulo yabwiraga Abaroma si Abaroma yabwiraga yababwiraga muri rusange si umuntu umwe yabwiraga fata kino cyanditswe gikure muri rusange ucishireho ndakigusomera kindi ho ngikure muri rusange siko bimeze icyo nshaka ko mwumva niki iki cyanditswe ntago kirimo gusobanura umukristo wawe uja kwitambira abandi kirimo gusobanura umukristo ubwe ugomba guhinduka tegera ngo usobanurire nuko mwene data Frank ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana utanga umubiri wawe uba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwawe gukwiriye umurongo wa kabiri kandi ntiwishushanye n'abiki gihe ahubwo uhinduke rwose
ugize umutima musha kugira ngo umenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. pratique yabyo Uri kubyumva? Uyu ninde ni ubwirwa? wowe. Ni njyewe. Pratique yabyo. Tegera umurongo wa gatatu mbona. Mbabarira please. Reka ngusomere umurongo wa gatatu. Ofete wikoresha inyuguti gutyo. Okay, reka mbisome murongo wa gatatu. Impamvu nabisomye gutyo uri kubyumva? Nuko uri kubishyira ku bandi. Uva bari kureba ibintu ugiye kutubwira kuko uri gutwara umwanya udakenewe vrema. Dufashe somera umurongo wa gatatu. Dufashe sibyo? Dufashe imirongo ibiri uvuze. Sibyo? Uhereye kuri nuko bene data. Uhereye kuri nuko bene data ukageza kuri uwo murongo wa kabiri. Ibiri sinayisomye. Itonde kuri ibiri, sibyo? Duhe pratique yayo. Reka ngusomere wa gatatu. Duhe pratique yayo ibiri. Nyamoneka hari ukuntu uri kudushira muri bigibintu. Anko reka ngufasha akantu kamwe. Uzi ikintu ari kwirengagiza, ari kuvuga mu gutamba akirengagizaho Paulo yahereye avuga, yaravuze ngo nuko bene data. Yari ari kubwira abantu already bamenye data, already bakijijwe. Nuko bene data mutambe imibiri yanyu. Nukuvuga ngo already bo barakijijwe, already azaba ari kubwira ko bashobora kumva ibyo ari kuvuga. Nukuvuga ngo already bahinduke bije gute? Bagire ibitekerezo ibiye kandi babifite. Uvuga ko bakijijwe babifite ibiye bitekerezo bafite already barabifite. Uravuze ngo bene data simwe mubivuze none bahinduke rwose kandi none ubu ngubu nge nawe ntitwakijijwe, sibyo? bawitonze mbona wanyemerera nkagusomera umurongo wa gatatu. Wabanje ukanyumva uko ushaka ko tukumva, ariko udutega amatwi please. Sawa. Nukuvuga ngo nimba ari Paulo waganiraga n'abakijijwe, atangiye nushaka okay kugira ngo binakorohere. Mbonye n'impamvu wari twanagiye. Reba subira inyuma kuri 11. Urumva? Uhere yes. Nishaka duhere kuri 33:11. Mbega uburyo ubutunzi bw'ubwenge n'ubumenyi bw'Imana bitagira akagero, imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenye ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture, kandi byose ari we bikomokaho, akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha. Icubahiro kibe ic'Imana iteka. Nuko igice cya mbere kirangiye. Noneho rero bahita bavuga, usome na titre my brother, haravuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Abasa abantu babaje guhindukirira agakiza. Aba ni abantu bagiye kubwirwa uburyo nyuma yo gukizwa bagiye kubaho. Alex yaranabikomoje. Niyo titre bivuze hano. Titre bro. Ivuze gute data? Imibereho ikwiriye. Imirimo ikwiriye. Imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Imirimo. Iyo bavuga rero imirimo hano, nono ahitagira rero kubabwira ngo ndori ibyo noneho abakristo bagiye gukora. Ubuzima bagomba kubamo. Bagomba gutanga imibiri yabo ikaba ibitambo bikorera Imana. Bagomba gutamba imibiri yabo. Okay, c'est fini, uransubije birarangiye. Rekeraho. Niba wemera ko bagomba gutanga imibiri yabo, urakoze. Kugira ngo kudahoreba impamvu yazo. Murongo wa gatatu harimo ijambo rivuga ngo mwe kwifata uko mutari. Asubira rya jambo riri hejuru rivuga ngo muhinduke, mwe kwifata uko mutari, mutambe imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa, muhinduke rwose. Gatatu akavuga ngo mwe kwifata uko mutari. Tugende muri Yohana ngo mbona turugeye hano mwaze kumwumva tumureke. Ariko tutamwumva. Bibiri irihagije nshuti yanjye, Bibiri irihagije.
nsomera Yohana nicyo kintu cyanyuma ndama ngenda abandi bajoininge nabo dukurikira amateraniro. Munsomere Yohana igice cya mbere mushamu hasome hose takibazo. Mwansomere hose. Bibiri ihagije. Icyo nsaba n'abantu badukurikiye, abantu bajye basoma Bibiliya kandi usome Bibiliya yose. Harabo mbambona baba banyandikira ngo ndacari mu isezerano. Niba utarakamenya isezerano rya kera nirisha ntaryuzi. Nirisha nturizi. Niba utazi isezerano rya kera nirisha nturizi. Numvishe ngo hari n'ibitabo bamwe batemera, ngira ngo ni bamwe yarinde yavugaga bitandukanyije n'abandi. Hano ko turaganira nanjye nta hantu turumva navuze ibyo nemera by'ibitabo ntaremera. Komeza ikiganiro tutajya mu bindi. Cyangwa mpasome njyenyine. Hasome kuko kandi tubagendane. Reka nsome ni Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere, si harehare cyane ntago ntinda. Uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Umurongo wa kabiri, kandi ubwo bugingo bwarerekanwe, turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Gatatu, ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Mwihangane. Kane, ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Ubu ni bwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umucyo, kandi ko muri yo atari umwijima na muke. Gatandatu, ngiye gusoza. Nituvuga yuko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo ari umucyo, tuba dufatanyije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. 8, nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse ukuri kuba kutari muri twe. 9, ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Igice cya kabiri reka nkireke bitaza kuba birebire. Unsobanurira ico gice we wahostsinze, nyine ukinsobanurira uko wowe ucumva kino cyanditswe, nyine kino gice uko kivuga. Urakoze. Kuva n'igihe wavuze ngo kino cyanditswe turashaka kugisoma, nahise numva aho uri kuganisha, ariko turafatanya gusa nizere ko udatsimbarara ku byo waje utekereza. Turebera umuco muri ibi bintu, kuko kino cyanditswe hari n'abandi bantu benshi tujya tukijyamo impaka bitewe nuko batsimbarara kuri uyu murongo uvuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu ngo niyo yo kwizera izatubabarira. Ariko nakunze concept wakoranye yo gusoma kino gice cyose. Yego. Ubundi iyo usoma kino gice uhereye kuri uyu murongo wa mbere, uhita wumva groupe y'abantu Yohana yarimo aganira nabo. Ubinyemerere wenda uravyumva. Hano Yohana yarimo aganira n'abantu batarakizwa, bati tubirebera hehe? Tubirebera mu nteruro atangira na rino jambo. Aravuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere niho wahereye, uwo twumvise. Uwo ni Yohana ugiye kubwiriza abantu batarakizwa. Kuko kwa kundi nawe uja kubwiriza abantu uhera kubyo wowe uzi. Arababwira bati uwo twumvise, uwo twiboneye amaso yacu, kandi uwo twitegereje n'intoki zacu zikamukoraho. Uwo ni Yohana uhawe bivuga, karabwiriza neza abantu batarakizwa. Kandi uwo nguwo intoki zacu zamukozeho ari we jambo w'ubugingo. Okay? Kandi
bugingo bwarerekanywe turabubona. Iyo ni interuro y'umugabo witwa Yohana agiye kubwiriza abatarizera. No, karababwira ibintu bitakira amagambo, karababwira ibintu bwiwe yiboneye ibyo yikoreyeho, siko ntabwo ibisomye byose. Noneho ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira. Atangiye ministeringa, atangiye kubwiriza. Urimo urabyumva? Hari umbwiye ngo ushobora kutaza kubyumva ariko ndabizi urabyumva, nutabyumva nabwo n'uburenganzira bwawe uzabyumva ikindi gihe. Ibyo tubandikiye none hageze ahantu ho gutangira gupreachinga, yatangiye kuvuga ati ibya Imana twababwiraga twarayibonye, twamwikoreyeho, yadukuye mu mwijima atujyana mu muco. Noneho ku murongo wa 4 ahita avuga ngo ibyo rero turabibandikiye ngo kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Mu yandi magambo, namwe tubazaniye inkuru nziza, tubandikiye ibarwa kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Imana ari umuco kandi muri yo hatari umwijima na muke, sibyo? Nituvuga yuko ije nayo tukagendera mu mwijima tuba tubesha. Mwebwe mwabanyabyaha, nimuvuga ko muri abakiranutsi kandi mutifatanyije nayo, muraba mubeshe. Donc mu magambo makeya hano agera ahantu aranavuga bati ntabwo muri bumbwire ko mutari abanyabyaha, kuko nimuvuga ko mutari abanyabyaha muraba mwisi Imana inyabinyoma, kuko utarifatanya nawe abakiri muri groupe y'abanyabyaha. Noneho agera ku murongo wa 9 ariko aravugira ngo ndore hano ni simple, ni ibintu ndore uko mugiye kubikora. Nimwatura ko muri abanyabyaha, iyo tuvuga kwatura ni ijambo riva mu Kigiriki cyitwa homology, nimwemeranya n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nimwemera ko muri abanyabyaha, undi muri musigaye hano niko bahita bavuga ngo nimwa muri abanyabyaha ngo niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kwacu. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Mu yandi magambo arababwiye ibyo yabonye, uburyo Imana yamuhaye ubugingo buhoraho, namwe turabibandikiye kugira ngo mukizwe. Kandi kubera ko mutarahura n'uyu muco, ntago muri mutubishe ko mutari abakiranutsi, ariko kugira ngo muba abakiranutsi muratura ko muri abanyabyaha. Hanyuma urebe n'akantu yavuze ngo irabeza ngo kutweza gukiranirwa kose. Iri jambo kose uryiteho, si cyacaha c'umwanya umwe. Ni ukuvuga ngo nimwemera ko muri abanyabyaha mukabyatura, irahita ibabarira gukiranirwa kwanyu kose. Ibi nico nakubwiraga ngo iki gice ca mbere ni Yohana wari mubwiriza abantu batarakizwa. None wajya ku gice ca kabiri urahita usanga indi groupe y'abakijijwe. Niyo mpamvu yanabise ngo bana banje. Sinzi nimba uburyo bumshe bitandukanye. Iki gice rero ntabwo buri gihe nje imbere y'Imana ngo nyibwire ngo Mana ndi umunyabyaha. Igihe cyose ntabwo ndi umunyabyaha, kuko umunyabyaha ni nature. Iyo maze gukizwa ntabwo nongera kuba umunyabyaha, mba umwana w'Imana. Iyo nkiri umunyabyaha ndi uwa Satani. Sinzi nimba ubyumvise. Urakoze cyane. Yes. Wavuze ko Yohana yabwirizaga abatarakizwa. Uyu munsi hari abakijijwe nabo bagikora ibyo ngibyo, bagikora ibyaha. Ikibazo nshobora kukibaza, hari n'abandi badukurikiye, ico kibazo canje cyane mu bundi tureke n'abandi bavuge. Se umuntu wakijijwe birashoboka ko yakora icaha cyane? Turabikora nawe urabikora fra. Urakoze cyane, nge sinahakanye. Ese kare twahaririye n'umuvandimwe wagiye sajya n'indemana yanjye Shize. Twavuganye nawe kare, tuvugana ijambo rivuga ko gukizwa hazamo amahitamo y'umuntu, kuko nibwo buryo Imana yatanze umwana wayo ku bantu bose. Ibyo Bibiliya iravuga ngo ariko abamwizera, iyo hajemo ngo ariko nuko hari abashobora kutamwizera. Ese ari mu bantu basobanuye Bibiliya y'inyarwanda Imana igumugisha. So
ico babazi kugira ngo dukire ibikomere sibyo ico rero nari muvuga ico gihe ntweri yo ntambwe kavuga nakemukiye Frank niwe navuze niwe natutse niwe narakariye niwe nagize mbabarira hanyuma ico naco nkigarukeho gato hakabaho ko nshobora kugira ingaruka z'icaha sibyo nimba nivye bakaba barafashe amategeko ya leta ari ashobora kunkurikirana nimba narakoze genocide nubwo nosaba Imana imbabazi karindwi ariko hari amategeko y'igihugu nayo agomba kunkurikirana noneho rero ku Mana ico nkora nizera ko nababariwe ubyizera gute ngo deja nagize remoro ko ntakoze ibintu byiza ariko nzi neza ko hari amaraso yamenetse kugira ngo mbabarirwe hari uwamenye amaraso kugira ngo nkizwe mu mutima wanjye rero nizera ko yambabariye donc biba automatique ntabwo ari automatique umutima wanjye umutima wanjye unyemeza ko ndi umunyabyaha umwuka wawe unyemeza ko nababariwe sibyo noneho tugende kuri version yindi twese twakoreshaga ari nayo wenda wewe wemera ukoresha nini nayigusobanurira urasanga ari imwe fra ushobora kuba untera amabuye ngo ndabwiriza ngo abantu ngo ntibihane ngo wowe urabwiriza ngo abantu ngo bazoza bihane reka nkwereke uburyo ari bimwe buretse gato reka nkwereke uburyo ari bimwe waretse kujya muri Bibiliya bidatinda ukansubiza ikibazo nico ndi gusubiza nico ndi gusubiza ndagira ngo nkwereke ico nza nkora ni kimwe n'ico uzukora nuko wowe uzutinda ndabikwereka njyewe sinkubwiye ko njyewe nizera ko nakijijwe nizera ko nababariwe sibyo wowe ntabwo ubyizera ahubwo ukavuga ngo Mana umbabarire narakaye mu gitondo Mana umbabarire narasambanye ejo Mana umbabarire naravuze akanwa karancumuza n'ibindi satani yanyibagije siko tuzatugira hanyuma ngifunza amaso kuwabona meze ngahita mu mutima wanjye ngahita mvuga ngo uko Imana iranyubise kandi irambabariye siko hari marayika waje akakubwira ati muri uyu mwanya ganda kubabariye si ibitekerezo byawe siko twese tujya tugira none ukiraho yego ukiraho kubera iki iyo tugiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bwo bitagenda uko bigasaba ko tuvuga ese iyo umaze kubivuga hari umwuka uza kukuganiriza ngo wavuze ngo nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza kuki kwihana ari byo biba automatique kwizera cyangwa se mu gihe mumusengera ibyifuzo bigasaba ko muvuga muvuga n'ubundi ntawe ugiye kubaganiriza kuki byo mutabyizera ngo birangiriraho none ahameze gutya fra ngeze gutya ariko mu mutima wanjye ngahita mvuga Mana umbabarire ko nari ndakariye Frank ntabivuze siko ariko umutima wanjye nkavuga donc ikicana ari nkoze ndakibabariwe kubera ko ibyo ntaho bitandukaniye kuba wabivuze mu mutima wawe ukirega ugasaba Imana imbabazi no kubivuga ntaho bitandukaniye Mana mbabarira ntabwo ari ikuraho icaha sibyo nukuvuga ngo bibaye ari uko naba mvuze ko imbabazi z'Imana ziri condition none hari abantu uzi babanje kuja gusaba Imana imbabazi bona kohereza Yesu nyine impamvu nari nkubajije gutyo noneho tubitware pole nuko mbwiye ko iyo ukoze icyaha kubera ko hari ibintu uvuze mu kanya wenda nabyo turabigarukaho sinzi impamvu noneho gusambana niba gusambana bitareba Imana bireba uwo wasambanyije ari we mugomba gusaba imbabazi Imana ntacyo biyirebaho sinibaza impamvu ari icyaha kugeza ubu ariko ubwo niko wabisobanuye ndashaka kumenya buretse niko wavuze ngo reka tubanze dusoze kino sibyo wavuze ngo iyo ugiye gusaba Imana imbabazi uragenda ugasaba mugenzi wawe imbabazi wakoreye icyaha hari ibyaha umuntu akora atakoreye undi muntu yakoze ku giti ciwe ibyo zahuraza kumbwira uwo uja kubyiregaho icyo ni kimwe ikindi cya kabiri kubera iki tutotinyuka ngo mu gihe tugiye kubwira Imana amakosa twakoze cyangwa ibyaha ko ari data kandi kiranukira kutubabarira mu gihe tuyisaba imbabazi kwizera twakira Yesu umwami n'umukiza Bibiliya ivuga ko twatuza ngo niwatuza akanwa kawe siko wavuze habanza ikintu gikomeye fra
banzureke kwizeza ugiye kwizera uza watura wizeza niyo pasi tugiye wizeza gusenga reka ko ndatanga urugero rw'ibiri hano niyo tugiye gusengera ibyifuzo runaka ufite icyifuzo kurasengera umurwayi kuragira gute uza uvuga ariko byagera ku kwihana bikaba otomatike bikaba ari byo bintu byoroshye bihita byikora ibyo bintu bitandukanye gute kubera ko iyo tugiye kwizera iyo tugiye gusengera abarwayi zo tutabyizera biri otomatike byo bikadusaba ko tuvuga ariko kuja kwirega imbere y'Imana tukizera ko twababariwe burundu nuko ari byo byoroshye nuko niki okay ndabita mbiguha mu buryo bworoshe cyane kwizera ntibisaba igitambo sibyo ariko kubabarirwa bisaba igitambo igitambo kwizera ico Yesu yakoze kubabarirwa ntibisaba igitambo no kubabarirwa bisaba igitambo c'amaraso sibyo ni nayo mpamvu ngomba kwizera icakozwe uwamenya amaraso siko naho kwizera ni ngewe uhitamo sibyo kubabarirwa si ngewe uhitamo kuko kubabarirwa ni ikintu cakozwe kiduha imbabazi nizeye imbabazi sibyo naho guhitamo gukizwa ni decision yanjye nyuma yo kumva ubutumwa bwiza noneho narangiza nkabwemera nkavuga ngo I accept Jesus as my savior. None mbona niba utemera ijambo nababajije kuva kare niba utemera ko uko mu byigisha mwebwe nakubajije kandi ndakubaza ibintu Yesu yakoze gupfa kwa Yesu ku musaraba ni assurance yaduhaye yo gukora ibyaha oya urakoze cyane oya sawa niba ari oya kubera iki wakoze ibyaha utarizera na nyuma yo ukaba n'uyu munsi wizera ko n'ibyo uzakora uzobibabarirwa si uko utekereza ko ushobora kuba ufite assurance yo kubikora niba wemera tiwemeye ko twembi dukora ibyaha cyane rwose ariko wowe ntiwemera gusaba imbabazi wowe ntiwemera gusaba imbabazi nge nemera gusaba imbabazi mu gihe nakoze icyaha wowe ntubyemere imbabazi yazija kuba zikuraho icyaha imbabazi yazija kuba zikuraho icyaha Yesu ntabwo yari kumena amaraso nanjye nicyo nakubashije ndakubaza ngo ese niki cyatumye Yesu apfa niba nkicyemerewe gukora ibyaha nakoze n'ibyo nzakora niki cyatumye apfa ko ntigeze gupfa kwa Yesu Kristo byahinduye iki mu buzima bwanjye usibye kumpindura umwana w'Imana kuko nari nawe mbere y'uko apfa kubyumva nari we mbere y'uko apfa nari umwana w'Imana kubyumva begera itonde mbona nakosore ikibazo cya mbere nakubajije ngo ese isano ry'umuntu mbere y'uko Adamu akora icyaha niri yari umwana w'Imana yari intumbi gute si Imana yamuremye yaremwe ofete Frank nyumva neza twebwe abanyamahanga twabaye abana b'Imana binyuze gusa mu musaraba mbere y'umusaraba ntabwo twari abana b'Imana hanyuma Yesu aduha silence yo gukora ibyaha ico ni ndokivuze Frank none mbona turi muri kunsobanura